gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa kane mu 2025. turacyari muri rwa ruhererekane rw'ibiganiro nagiye gukorera i Kigali mu Rwanda, mu gihe mu Rwanda ubu bari mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe muri icyo gihugu muri 1994. uyu munsi ikiganiro cyacu kiraganiriza umucikacumu wabuze ababyeyi be na bamwe mu bavandimwe be muri icyo gihe, maze ajya kurererwa mu miryango imufata nabi ku buryo yari agiye no kuhaburira ubuzima, ahitamo kujya kuba mu kigo cy'imfubyi cyitwa Hameau de Jeunes Saint Kizito Musha. niwe bucura mu bana 16 ise yari afite ku bagore 2, mu bahungu 11 ise yabyaye niwe wenyine wasigaye, abandi 10 bose barishwe muri jenoside. yewe nawe avuga yuko yapfuye amasaha 2 aza kuzanzamuka. mu bantu 50 bishe ngo niwe wenyine wavuyemo. ibyo kandi ngo yabibwiwe n'uwabishe. aho hari i Rwamagana aho bavuka. icyo gihe yari afite imyaka 3. yamaze imyaka 8 mu kigo cy'imfubyi. ku myaka 11 yavuye i Rwamagana aza gushaka imibereho ye i Kigali ku murwa mukuru. uwo ni Joseph Semafara, ubu akaba yarabaye rwiyemezamirimo ufite ikigo Solvit Africa gifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. niwe watangije iki kigo cya Solvit Africa gikora ibikorwa by'uburezi ariko bihimbira abantu akazi no kugatanga. yatangiye ajya mu bihugu bitandukanye gushaka abashoramari ngo bazane ibigo byabo bitange akazi cyane cyane ku rubyiruko mu Rwanda. yashoboye kuzana ibigo byo mu Buyapani, muri Canada, muri Amerika no mu Burayi. kuva aho atangiriye iki kigo, aho ni muri 2017, bamaze kwigisha abanyeshuri bagera ku 5,000. baravuga yuko 80% byabo bigishije babona akazi. ikigo bigishirizamo abantu kiri ku Kimihurura, aho ni Kigali mu Rwanda, kikaba gishobora kwakira abanyeshuri bagera ku 1,000. bafata abanyeshuri barangije muri kaminuza bakabigisha, nubwo batabaha impamyabushobozi, bakabigishiriza ubuntu, noneho bakabashakira akazi. Joseph Semafara yatangiye ari wenyine, none ubu amaze kugira abakozi 21 mu Rwanda na 2 muri Amerika. ubu rero Joseph Semafara amaze no gutangiza Solvit Africa muri Amerika. afite n'amasomo atanga muri Amerika muri kaminuza ya Lehigh University. amaze kubona ibikombe ku rwego mpuzamahanga hamwe n'ibindi bihembo bigera kuri 6. Joseph Semafara kandi afite n'ikigo gifasha cyitwa Soma Foundation Rwanda. amaze no kwandika igitabo, ngo hari n'ikindi kigiye gusohoka vuba. ese ibi byose yabigezaho ate? yashoboye kubigeraho ate kandi yarakuriye mu bikomere byo kubura umuryango no kurererwa mu kigo cy'imfubyi? aratubwira uko gushaka kugumana umurage wa se aribyo byatumye agera kuri ibi byose afite ubu. iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Felenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. namusanze kuri icyo kigo cye kiri ku Kimihurura, maze atangira ambwira uko yatangije icyo kigo cya Solvit Africa. akazi kanjye rero nkanjye watangije iki kigo kara ko kugenda mu mahanga atandukanye, kuvugana n'abantu, kubabwira u Rwanda, ibi Rwanda rumaze kugeraho, ngerageza kubashishikariza nyine ko bashobora kuza gushora imari mu Rwanda, nkanabemeza yuko nzabashakira abakozi bamaze kuhagera. ni ukuvuga ngo akazi kanjye ntasobanuye neza ni ukuzana abanyamahanga kuza gushora imari mu Rwanda, ariko cyane cyane abari mu sekta y'ikoranabuhanga. ubwo wagiye mu bihe bihugu? Kwari byinjira 2019 nibwo nazanye kampani ya mbere y'Abayapani yitwaga Dive into Code. nagiye mu Buyapani ndazenguruka of course kuri benefit nari maze kubona z'igihugu. program twakoraga abayitsinzemo 5 ba mbere bakajya mu Buyapani gukora ibijyanye no gushishikariza abantu kuza gushora imari mu Rwanda. so icyo gihe nagiyeyo nazanye company imwe dutraininga abanyeshuri 20 tunabaha akazi bose mu Buyapani. bwa kabiri 2020 nazanye company 2 zo muri Canada,
nuko nkuko byatangiye kampani ebyiri zo muri Canada, nyuma nazanye izindi 3 zo muri Amerika, nyuma ndambuka njya mu Burayi, nazanye maze gukorana na kampani zo mu Burayi zigera kuri 6. Ndumva nta mugabane kireka wenda muri Australia niho. Mu Burayi ni hehe na hehe? Mu Burayi ni mu specifically cyane mu Budage. Nkunda kujya mu Lituania kenshi kubera ko ariho umubyeyi wandeze atuye. Hariyo kampani ebyiri mu Lituania twakoranye nazo cyane cyane mu bijyanye na cyber security, ariko ntago isoko ryaho ryagutse cyane nko dufite isoko ryagutse mu Budage. N'ikimenyimenyi iyi office mberetse hano harimo kampani imwe yo mu Budage ubu ngubu ikorera hangaha mu biro byanjye. Then hanyuma tukambuka tukajya muri Amerika nanone. Muri Amerika novanga isoko rinini ry'abantu na savinze cyane na Amerika n'Ubudage kugeza ubu ngubu. Kampani ya mbere twakoranye yavaga New York, twakoranye 2019 iri kurangira 2020 mbere ko Covid itangira. Yari kampani ikora ibijyanye na AI, ariko twakorage akazi gaciriritse. No kuvuga ngo ifata amasoko ya IBM ikagira aga component gato ikoraho, nayo rero outsourcinga ahandi hantu kugira ngo bakore akandi gace gato ko kubijyanye n'iyo project. Reka tuvuge wenda hari abantu babyandastandinga, niba IBM iri gukora kuri project mu buvuzi ijyanye na AI, barayicamo ibice byinshi hanyuma bagenda bahereza abakiriya babo gukora ku kantu kamwe. Twebwe rero mu Rwanda twakoraga icyo bita data filtration, no kuzisuzuma baguhereza nka video. Tuvuge ndabyibuka mwe mu project twakoraga baguhaga nka video k'imbeba. Murabizi ko mu buvuzi bakoresha imbeba cyane muri experimentation. Baduhaga rero methode imwe igizwe n'iminota nk'itanu. Iyo yabaga ari data, twagombaga gufata iyo video tukaza kwicagaguramo amafoto. Niba ngo niba ari video y'iminota 5 wavanagamo amafoto arenze 5,000,000 z'amafoto. Uko buri isegonda imwe ryavagamo nk'amafoto atari munsi y'100. Noneho kiga ku filtering rero no kwiga buri animation na behaviors iyo mbeba yagiye ikora kuri buri segonda nibura. Hanyuma ukaza kugenda utanga comment usobanura izo study wagiye ubona. Noneho tukaza kwa uploadinga za data zose twatanze tukabisubiza wa mukiriya nawe akatwishyura, kandi byakorwaga n'abana b'Abanyarwanda. Ubwo utubwiye ko watangiye ari kuri 20, waje kuzamuka kugera kuri bangahe? Abantu bose muri rusange twahesheje akazi, imibare sinyifite mu mutwe ariko ni benshi, gusa bo twigishije barenga 5,000 kuva aho dutangiriye, kuko twigishaga abo muri segonderi n'abo muri kaminuza. 80% y'abantu bose twatraininze babona akazi. Twebwe ntago dutraininga abantu ngo bagende, ahubwo tubanza gusecuringa akazi mbere tukabona kuzana abantu. Tubaha amahugurwa kubera ko dufite akazi runaka dushaka ko bakora. Nuvuga ngo ntago habanza amahugurwa, habanza akazi. Niyo mpamvu navuze ngo ntago turi ikigo cyigisha, ahubwo turi ikigo gitanga akazi, turi HR management. Noneho Covid yaranatworohereje, abantu basigaye babyumva yuko ntago byiza ko wibanda muri office yawe abantu bose ukaba bari muri office ihiye cyangwa igize ikibazo akazi abakiriya bose barahagarara. Ariko ushyize abakozi bamwe muri Afrika mu gihugu runaka, abandi bakozi ukabashyira handi, abandi bakozi ukabashyira handi, igihe abakozi bamwe bafite ikibazo babandi barakomerezaho. So nicyo kintu rero tugenda dukora. Rero abantu bose dukorana bagenda bafite hari nka wambajije ama state, hari nka company imwe twakoranaga ya Florida Tampa iri hano, yaje ni abakozi 50, ndabigisha maze kubigisha batangira gukorana n'iyo company. Twagiye guhura n'umuyobozi w'iyo company hashize hafi umwaka, abakozi be bakora neza, abahemba ku gihe, atwishyura natwe amafaranga ya service tumuhereza. Company ndamufasha kuyandikisha muri RDB, yagiye kugera mu Rwanda hashize nk'umwaka. Nyuma yaho ashatse kugeza abakozi barenga 50, ubushobozi bwanjye bwo kubakumisha mu biro ntabwo babutangiye kundenga. Dushaka ibindi biro mu mujyi, mbafasha gushaka ibiro, mbafasha gushaka ahantu heza ho gukorera. Ubu ni company imwe mu makampani y'abanyamahanga iri muri iki gihugu. Iyo ni imwe zirenga nk'eshanu twagiye tubigenza gutyo. Rero u Rwanda aho rugeze ubu ruri ku rwego rwo kuba African Hub, niko babyita, hub yo muri Afrika ku bijyanye n'ibi bintu by'ikoranabuhanga na mudasobwa na internet n'ibiki. Kwakira abantu ku rwego rwo muri Afrika. Kwakira abantu ku rwego rwo muri Afrika. Abantu batwumva baraza kwihangana kubera ko ibi bintu biragoye kubivuga mu Kinyarwanda. So ku rurimi rwacu rukennye, ahubwo nuko ururimi rwacu ntago ari byo rwahimbwemo ngo tube dufite amaterima appropriate yabyo. Hanyuma rero hano rero aha turi niho mwatangiriye? Aha mu Rwanda nta nubwo twatangiriye Kicukiro, abantu bita Nyanza Kicukiro. Tuhakorera ko natangiye ndangije kaminuza 2017,
nahakoreye nk'umwaka umwe n'igice, hanyuma duhita tuzanga mu mpera za 2018. Nuvuga ngo hano mu Rwanda twahakoreye kuva mu mpera za 2018 kugeza uyu munsi. Sonatube rero aho ngaho ni ukwagura, niko nabivuga. Sonatube ni ahantu hakoreraga kaminuza imwe yigisha ibijyanye n'ubukerarugendo, harimo n'amasomo amwe ajyanye n'ikoranabuhanga. Inzu yakoreragamo rero bayivuyemo, urumva nk'umuntu ukora ibikorwa byenda kumera nk'ibya kaminuza kandi ukorana n'abanyeshuri, byari byiza ko ari ahantu hari strategique twatekereza kwimukira kugira ngo twagura ibikorwa dukora. Ni ibijyanye na marketing, kuko tujya dutraining abantu bakora graphic design, dukatraining abantu bakora photography, twe dutraining ikintu cyose umukiriya ashaka dutraining. Umukiriya iyo tumaze kumubona akatubwira ngo ibi nibyo dushaka, nibyo dukora. Dukora n'amakaminuza hafi ya yose muri Kigali, wenda uretse no muri Kigali mu Rwanda nyine ayigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Icyo dukora rero dufata abanyeshuri barangije muri izo kaminuza batarabona akazi, tukabahereza amahirwe, bakaza tukabigisha, ntacyo tubishyuza. Baraza tukabigisha, twamara kubigisha tukabaha akazi, tukabahereza wa mukiriya akabasuzuma. Icyo twe tubigisha ni iki? Ntabwo impamvu navuze nakomeze kwibanda ko tutari ikigo cyigisha. Iyo wigisha ukenera impamyabumenyi, ukenera accreditation, ukenera umuntu wemeza ko diploma utanga cyangwa certificate utanga ziri ku rwego runaka. Twe rero ntabwo twibanda kuri ibyo, nta nubwo dutanga certificate ziri ku rwego rwa international cyangwa iki, dutanga akazi. Ibyo ngibyo bya education ni intumbero y'ibyo twenda gutangira muri iyi minsi, nabyo bivuye ku bufatanye bw'ikigo cya Solvit n'ubundi, ariko cyo muri Amerika ko twatangiye muri Amerika ubu ngubu. Icyo muri Amerika nto cyo kiri kwibanda kuri education cyane kurenza uko kibanda ku burezi, kurenza uko kibanda kuri ibingibi iyo mu Rwanda ikora. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. BBC gahuza miryango. Hano hari igikombe mbonye, wadusobanurira igikombe icyo kivuze? Iki gikombe nagihawe ndi muri Amerika na university yitwa Lehigh University. Ni university nkoramo cyane, hari amasomo ntangayo. Hakaba hari ubu mfite abanyeshuri, group y'abanyeshuri ndi commentaringa, duhura buri wa kabiri. Noneho ubwo naje nyine tugomba guhura online, ariko ubundi duhura buri wa kabiri. N'abanyeshuri bari kuri program ya Capstone Project, ariko ndi no muri referral nko mu judge. Abantu noneho bagomba kuyevaluate, baba bari aho ngaho bagomba kuyevaluatinga, gutanga comment, gutanga. Rero nagihawe muri ndi muri Amerika, nari ndi muri program yitwa Mandela Washington Fellowship. Ni program ya State Department muri Amerika, ariko ihitamo abantu mu Rwanda bafata 12, ariko ibera muri Afrika, mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Ni program ikomeye kugira ngo ujye kwijyamo. Hari ku rwego rwa regional, ibera muri Kenya yitwa YALI. Ngiye ntago nayigiyemo ko nagiye kuri international ibera muri Amerika nyine, ariyo nkuru yo muri Kenya bayita YALI, ariko iyo muri Amerika bayita Mandela Washington Fellowship. So ndi mu fellow wayo rero 2023. Nibwo bampaye ino award n'andi ma certificate menshi mfite ya vice president n'ibiki twayasize hahandi mu Rwanda. Wayatubwiraho gatoya ni nkangahe ayo ngayo wagiye ubona? Ni bihembo bijyanye na achievements wagiye ugeraho, ugera nko kuresha 3. Kubera ko hari ama project menshi nagiye nsindira atandukanye. Mfite nka project imwe iri kuba manufactured muri Amerika yitwa Somabox, project ikorera mu Rwanda, kuko buriya mfite na ONG hano mu Rwanda ikora ibintu bijyanye n'ibyo by'ikoranabuhanga, ariko dufasha ibigo by'amashuri gutanga uburezi bufite ireme bice mu ikoranabuhanga. Rero iyo Somabox nayo yabaye ya mbere muri East Africa. Tubona award yayo na program yitwa program imwe muri Tanzania yari kuri ibyo bintu. Byari 2022. Hanyuma yongera ibya mbere muri Amerika. Ejo bundi njya gutangira kuyikorera manufacturing, noneho ari nabwo nabonaga company nkorana nayo ikorera mu mujyi witwa Allentown. Tunasinyanye amasezerano birarangira, ubu program iri gukora. So Solvit yo muri Amerika rero ikurikirana ibyo bintu byose bibera muri Amerika, ari ibyo ngibyo nkora n'ama university nkorana nayo, ndetse n'ibyo ngibyo bijyanye n'imishinga ya ONG Soma, ndetse n'ibijyanye na manufacturing ya Somabox. Ibijyanye n'ama awards rero n'ama awards atandukanye nagiye mbona muri mentorship no gutoza abandi urundi rubyiruko bagenzi banjye mu bijyanye ni guhanga imirimo no guhanga udushya. Nkaba ubu ndi gukorana
University y'u Rwanda nayo kuri program imwe yabo iri no kurangira yo kumentoringa imwe muri banyeshuri muri group eshatu kuyobora abandi uko bikorwa. Ufite amatsinda 3 rero yo muri University y'u Rwanda, ariko mfite company 10 volontairement bisanzwe ahangaha muri Kigali mentoringa biri official, kuko iyo ngiye gukorana nabo mbanza kubasinyisha nkabwira ibyo ngiye kuguha suko ngiye kubikwigisha, singiye kugucaginga, ibi ngiye kuguha nuko ntekereza ko byakabaye bikorwa, bishobora kugukorera cyangwa ntibigukorere. Ndi mentor wawe ariko ntabwo ndi Kristo ugiye kugusevingira ubuzima. So mbigira clear, ariko nyine ntekereza ko ibi bintu bya kuba rwiyemeza mirimo ruba urugendo rukomeye, ariko ni ibintu nkunda, nafashe umwanya wanjye ukubikora kubera ko nkibitangira 2017 nari mvuye kwiga mu ishuri ry'Abadventiste rya Mudende, niho nize kaminuza mu Rwanda. Ndangije kubikora na program imwe hano yitwa 250 startups, ndayijoininga ni maramezi 6 ari no yampashije mucoboje kujya mu Buyapani. Nyuma yaho nafashe umwaka wose njya mu kindi kigo cyigisha na none abacuruzi cyitwa BPN, nabo namaze y'umwaka nkora amasomo atandukanye. Nyuma yaho rero njya no kubyiga muri masters, so nize muri masters nakoze entrepreneurship and innovation. Nyuma yaho nakoze na program muri Amerika ya leadership for business. So ntabwo ari passion gusa, ahubwo nashakishije ubumenyi bwabyo kugira ngo bikore ku rwego rw'ayandi mahanga bikoraho. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Nyuma yaho antambagirije ku bigo akoreramo, ubu noneho turicaye muri kimwe mu kigo ayobora, agiye kumbwira amavuno amavuko ye. Reka ntangire nkubaza, Joseph Semafara ni muntu ki? Biragora kwivuga, ariko ndagerageza kuvuga mu ncamake y'uwundi we. Joseph Semafara ni umugabo wubatse, afite umugore umwe n'umwana umwe, mu kazi gasanzwe ndi rwiyemeza mirimo. Ibigo 2 kugeza ubu ibikorera mu Rwanda ni 2, ni ONG na company ariyo Solvit na Soma Foundation Rwanda. Hanyuma muri Amerika twatangiye Soma Foundation Rwanda, tangira Solvit, ariko mfiteyo na partnership ya company mbereye umuyobozi yitwa Sepia Hire, fatanyije n'umugabo w'umunyamerika. Ibyo nibyo nkora mu kazi ka buri munsi, ariko noneho ni ndinde mva hehe, ni kinizera, ni kinkora, ndi muntu ki. Mvuka mu muryango munini, ndi bucura mu bana 16 ku bagore batandukanye, ariko ku mugabo umwe. Tuvuka i Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nyuma mvukana n'abahungu 11, ariko nyuma bitewe n'amateka y'u Rwanda byarangiye abahungu bose 11 bagiye bari ngisigara, nubwo ari ngi wari muto. Kugenda ubushatse kuvuga n'urupfu? Yego, n'urupfu kubera genocide, kubera genocide naburimo ababyeyi nabo bavanye 10 bose. Hanyuma nkuko urundi rubyiruko rwo mu Rwanda nyine rwagiye ruhura n'ibyo rwakuze, nanjye nakuriye mu kigo cy'imfubyi kugeza 2012 niwo navuyeyo nza muri Kigali gutangira ubuzima nk'abandi bose. Ubwo genocide yabaye ufite imyaka ingahe? Genocide yabaye mfite imyaka 3. Yego. Umaze kuva mu kigo cy'imfubyi wagiye he? Maze kuvayo naje muri Kigali, kubera ko muri Kigali nubwo nabuze abavandimwe bose, ariko hari bashiki banjye bari basigaye tubana muri bahari nyine. Umwe muri bo yakuriye nawe mu kigo cy'imfubyi nkanjye, undi we yari mukuru wo yagiye mu miryango muri foster families, yagiye nyine aba mu miryango itandukanye nyine. Hanyuma rero uwo mukuru nagiye kujya kuva mu kigo cy'imfubyi yarabaye Mariye, hanyuma njya kubihwe 2012 njya kubiwe kugeza 2018 ntangiye company. Papa yari ikinege, nta bandi ikinege kubera ko nabwo nyine na amateka. Sogokuru wanjye niwe wenyine kugeza ubu mfitiye amakuru na papa. Umugore we n'abandi bana yaba yarabyaye bahunga 59 bo ntibagarutse, we yaragarutse agarukana n'umuhungu we. Kubera rero kutagira kubura icyo gice cy'umuryango kinini, bituma ntagira abo ba uncle ba auntie ba ande bashobora kumbwira amakuru iyo byabaye. Icyo gihe cyo muri orphelinat, mbere yuko njya muri orphelinat gatoya, nabanje kuba mu miryango nyine
nk'uko abandi bose baba mu miryango, ariko iyo miryango ntago nayibayemo neza, hari hafi no kuburiramo ubuzima, bituma noneho njya mu kigo cy'imfubyi. Ugiye mu kigo cy'imfubyi, utubwiye ko wavuyemo ujya kuba kwa mushiki wawe, ari naho waviriyemo ujya no kwiga. Ibi bintu byo kwihangira imirimo byaje gute, wabitekereje gute? Icya mbere navuga, ibigo by'imfubyi byagiye birera abantu, ndabishimira cyane, ariko ni ubuzima bugoye ku babubayemo. Ubundi ubuzima bwo kuba mu kigo cy'imfubyi uba ufite amahirwe menshi cyane, ibiba bikuzengurutse ni ukutagira icyo ugeraho mu buzima, kubera ko niki kigira umuntu kugira icyo ageraho, ni ukuyoborwa n'ababyeyi, gutozwa. Buriya ibyo ubwira umwana kumubaza ngo uzaba iki, ibyo umubibamo nibyo akurana. Kwa kundi ubwira umwana ngo ushyiraho sentire nkujyanye ku ishuri mu gitondo, urwo rukundo rw'umubyeyi nirwo rutuma umwana nyine muri early childhood education mu mashuri y'incuke hahandi hasi umwana ntihapfira. Niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo umwana apfira mu iterura. Ibi bigo by'imfubyi rero ngewe kurange bigenda bibibamo abantu ibintu bitandukanye. Ngewe icyo byambibyemo rero, byambibyemo ubwoba bw'ubuzima n'ishyaka, ariko hari n'ikindi kintu navuga maze kumenya ubwo nkuze gisa n'icyambere y'imbarutso. Ndi umwana nagiye mu bintu byitwa gacaca. Umuntu rero watwishe, kuko mfite imvana, I was dead for 2 hours. Wapfuye amasaha 2? Yego, mu ntambara. Sobanurire. iyo ni inkuru ndende, mfite igitabo cyenda gusohoka mu mezi 3, ariko ahantu twari dutuye bo kuntu bicaga abantu, barabafataga bakabashyira hamwe, bakabica bamaze kugwira. Rero bari bafashe famiye yanjye yose, harimo abakuru banjye hafi ya bose, babicira aho ngaho. Muri abantu 50, bari 50, imibare mbwira ko bari abantu nka 50 cyangwa barengaho bake, ninjye nyine bavuyemo. Ariko kuba ninjye nyine bavuyemo, ntago navuyemo ngo nabacitse, like barabishe barabarangiza. Uyu muntu wabimbwiye ntabwo ari umuntu wabibonye, ni umuntu wanyishe, ni umuntu wari uhagarara icyo gitero, ni umuntu wabikoze. Niwe twaganiraga amaso ku maso nk'uko turi kuganira kuri mikro. Arambwira ati ubundi bari abantu nka 50 barenga, atariko ngewe ninjye wahavuye nyuma, kuko ninjye wakwiciye, nari mbizi neza ko abantu bose bapfuye. Anashushanyiriza uburyo ahantu batwiciraga hari umuharuro, ngewe nari ndi hepfo. Ikintu gishobora kuba cyaratumye batekereza ko narangije gupfa ari uko amaraso yose yazaga ari njye ajyaho yenda gusa nandengera. Ariko ambwira ibintu bibiri bikomeye. Arambwira ati nkurikije uburyo ibintu byagenze, ntekereza ko ugira ikibazo aramubwira ati ntago ni story ndende, ariko n'ubu yatinze muri gereza bumva ko bamubwira ngo nge ndiho, ariko atashaka kubyumva. Ubwo aho ngaho tubwiye babiciye ni he? Ni Rwamagana mwabaga cyangwa? Ni muri Rwamagana. Hanyuma gato se uwo nguwo ubwo yaje kubikubwira mwahuriye he? Nagiye kumureba. Hehe? Baramufunguye nyine nkuko bafunguye abandi bantu bose, abemeye icyaha igihe cyageze barabafungura. Nabo rero yaje kwemera icyaha baramufungura. Ngi rero nari mfite amatsiko, nari maze gukura, ndangije secondaire 2013, ntangiye kwandika igitabo, nshaka kumenya amateka yanjye, nshaka kumenya aho mva, ndi gucukumbura, njya kumushaka. Ndamusaba rero ko yanganiriza ibyo bintu byose, biranangora, ariko aza kubyemera. Turicara noneho ngewe nawe turi babiri, ambwira kana kariko kose nashakaga kumenya ku bintu bijyanye n'intambara. Musaba ko nabirecording, arabinyemerera, ndabirecordinga. So bituma rero ngira amakuru yimbitse ibyo ndi kwandika ibyo nanditse mu gitabo cyanjye. So kimwe rero warumbajije cyagiye kinkiramo inyota yo gukora ibintu bintu, uwo muntu watwishe, kubera ko niwe wintu wisha abantu benshi wacu. Hanyuma hari uwashenye noneho iwacu. Urabizi ko muri gacaca bagusabwa kwishyura ibyo wangije. Unavuze ko ndi muherereza umwana 16. Bisobanuye ngo ngewe mama yari afite abantu 8, papa yamubyayeho abantu 8, kandi yari we mugore mutoya. Umugabo washenye inzu yacu kugira ngo azakunde yishyure make, avuga ko inzu yacu yari yubatswe n'amabati 2. Icyo kintu cyanze kumvamo kugeza n'ubu. Niyo mpamvu ninjye muhungu ujya nyine wacu. Icyo gihe nari ndi muto, nari ntaragira n'imyaka 18, ariko naragurutse mu rukiko ndavuga ngo umuntu wese muryozi ibyacu umuzane. Barabazana, ndababwira ndabababariye, ariko ndashaka kumenya ukuri. Ntuvuge ko inzu yari ifite amabati 2 kugira ngo abari uzishyura, n'ubundi twakubabariye nta kintu na kimwe dushaka. Urukiko ruranabyanze icyo gihe ko nago nenuje imyaka 18. Ndategereza ndayuzuza, subirayo.
ndanabyandika ndanabisinyira ko nta muntu n'umwe dufite urubanza. Ibyo kwa data ibyacu nta cyo dushaka ko bazatwishyura. Ariko nyera nifite amatsiko yo kumenya kuko twarabakeneye bo kugira inzu yiba batabiri cyangwa byari bimeze biti. Nyuma rero uwo mugabo niwe wambwiye ati namubwira story yose watwishe nyine, yambwira story yose, yambwira iwacu, yambwira ibintu byose, nsanga ahubwo hari umurage w'ibyo ababyeyi bakoraga cyangwa se y'uburyo ababyeyi bari bazwi muri societe ngomba gukipinga, ngomba kugumana. So rero ibyo bintu byagiye binkira mishyaka, ngira inyota yo gukora cyane. Nize kaminuza numva neza ko amafaranga y'ukwezi ntacyo azamarira. Noneho nkajya ndeba abandi bantu banzengurutse badafite akazi kandi bangana nanjye, rimwe na rimwe banandusha ubwenge, avuga se ngenda barusha ku buryo ngiye kubona akazi keza kabahemba nkumva ko nindamuka mbonye n'akazi keza karenze akabana twiganaga bari bandusha ubwenge, nkumva nabwo bizaba ari nko kwiba. Biri mu byagiye bikira mishyaka ryo gutangira gushaka uburyo nakereye akazi. Ikindi buriya orphelinitanga navuga ko imenagura umutima w'umuntu, niyo mpamvu n'abantu abana benshi baciye muri orphelina batagira icyo bageraho mu buzima. N'ubu ndi umugabo mbona umuntu usabiriza ku muhanda nkarira, sinzi impamvu ari gusabiriza, sinzi niba ari kubyikora, ariko nyine uba ufite igikomere kitarakira, igikomere nyine kiva amaraso. Rero naho ngaho nagiye mvana ishyaka ryo gushaka gukora cyane, ryo gushaka gutera imbere. Ejo bundi nibwo njya kubaka, maze gushaka nari maze igihe kinini nyine saving udufaranga two kuzubaka inzu, mvuga umugore wanjye, umwana wanjye, niyo famille ngiye kugira, twiji nzabo bakira inzu. Nahoze nibaza kuki mfite inzu ifite ibyumba 8, kuki mfite inzu nini. Ndakubyibazaho nyuma nsanga nayubakanye igikomere, ndi kugereza kwivura cya gikomere. Hari umuntu wavuze ngo twa dufite inzu y'amabati 2, muri ngiyewe mu indani harimo ikintu gishaka guprovinga abantu ko tutari dufite akazu gato. Shiduka nubaze ikizu kinini, mfite inzu ibyumba 8 kandi mbana n'umugore wanjye n'umwana wanjye gusa. Hari ibyumba ntajya ngera amajana ameza ngaye nagezemo. Rero nicyo kigaragaza icyo amateka yacu ari cyo, iki turimo, uko turi w'inyuma ntago ari bo banyawe, ahubwo abo turi b'imbere nibo bantu banyabo. Kandi hari ibyo dukoreshwa n'ibyo bintu by'imbere. Ntabwo nyanjajinga umuntu wifashe nabi cyangwa sinjya ncimanza mu buzima bwanjye, niko nteye, ariko nyine bibirwa naho ngaho. Nuko nzu nanjye ko umuntu ankiza arakanshira urubanza rw'uwo ndiwe. Niga muri secondaire nagiye nkora amakosa menshi, na atari amakosa yo guhanirwa. Niga muri secondaire nafashe umwanzuro kutozongera kuvuga ikinyarwanda, ariko nashakaga kwemerwa, nandi kurwana no kwemerwa. Niga muri secondaire nagiraga computer nziza kurusha abarimu, kubera ko nabaga mu kigo cy'abazungu. Nageragezaga kwigira umwana mwiza ko abazungu bangurira ikintu cyose nshaka. Ibyo rero ni umutima wo gushaka kwemerwa, kubera ko ahantu hose nagiye niga henshi nabaga ndi umuyobozi w'ishuri, ko ntago nkunda amakosa. Ngerageza muko nshoboye nk'umuntu kuba umunyakuri, kuba honnête. Rero ibyo byose byagenaga bituma bankira muri position z'ubuyobozi. So no kuyobora abakozi rero biranyorohera. Nk'ubu urabona afite abakozi bari ku cyumweru, bari muri office ku cyumweru bari gukora akazi. Aba ni gake wabona abakozi bikoresha muri ubwo buryo. So nkunda abantu bose, nubaha abantu bose, ari abo babonye muri cya kigo badufungurira, bagira bate, bose tumaranye imyaka. Kampani natangiranye bariya uriya mwana w'umuhungu wabonye tumaranye imyaka myinshi cyane, kuko yari umukozi wanjye wo mu rugo mbere ko ndongora. Maze kurongora umukozi wo mu rugo, so kuva ku mwana w'umukozi wo mu rugo ahembwa 5,000, ko yaje muhembe 5,000 kugira ku 120. Niba nshobora kugira ubwo bushobozi, byaba byiza ko amahirwe nayaha umuntu. Sinjuhindura ubuzima bw'abantu. Ni nka kwa kundi bavuga mu rusengero ko pastor ntago ari we, pastor akora inshingano ze, mwuka wera nawe wemeza imitima. Nanjye rero niko bimeze. Niba nshobora kugira uruhare nkira ku buzima bw'umuntu, ibyo kuhindura ubuzima bw'Imana izabikora, ariko icyo nshoboye ngikore. So rero ubuzima bwanjye ndi umuntu ugira ishyaka cyane. Kimwe mu kintu nshima Imana yandemanye ari nacyo nshingiraho, I never give up. Sinjya mva ku bintu. Niba mvuze ngo ikintu ndagikora, nkaba nagisohoye mu kanwa, ndashakisha impamvu izo arizo zose ziri bunshoboze kukigeraho. Sindi umuntu ushobora gutekereza ikibi kuko siwe ndiwe. Ariko ibi bintu byose ubona, urumva uko tuvuge muri urugero nk'ino nzu twicayemo, ahantu nishyura amafaranga menshi nanjye ntaza aho mvana, ariko nyine nicyo gituma ntaryama. Ariko ikintu cyo nari ngiye kukubaza, ukuraho ubushobozi. Habwo navuga ko nkora kurenza abandi, ariko ntekereza ko ubushobozi burahari, ariko hari byinshi wigomwa kugira ngo bimwe bashe kubigeraho. Muri business rero navuze ko ibi bintu mbikunda, ariko ntekereza ko harimo n'impano cyangwa na favor ku bantu basenga bari kumva icyo bivuze.
ibintu byose ndabisengera. Icyo ni cyambere. Harimo igikundiro, harimo umugisha w'Imana, ikindi harimo gukora cyane. Bose ufite abakozi bangahe bose hamwe? Bose hamwe mu bigo byombi hano i Kigali 21. Muri Amerika no muri Canada? Oya, muri Canada nta mukozi n'umwe mfiteyo, muri Amerika mfite 2 gusa. Ko nibwo turi gutangira, abakozi bahari barahenda, ntago turagira ku rwego tugira ibikorwa runaka dukora. Mfite abakozi 2 muri Amerika nabo bakora part time, batakora full time. None mu myaka 6 ukaba ugeze kuri ibi bintu, wadusobanurira ibanganiriye? Ibi bintu nkora cyangwa dukora byakiza umuntu, ariko byakiza umuntu wabashe kumenya itandukaniro riri hagati y'umukiriya n'umubeneficiaire. Nivuga ngo n'icyo ucuruza ninde ukigura. Ntarakantu nigeze kavuga ko aba bantu twigisha tutabishyuza. Umuntu atavuga ati none muvana y'amafaranga. Niba udafite ubumenyi buhagije bwo kugira ngo ujye ku isoko ry'umurimo, ngewe nka rwemeza mirimo ndaza kukubyaza umusaruro gute ngo nkugirire akamaro kandi nanjye nigirire akamaro. Wowe ndaza kugusaba ikintu kimwe, ngewe nshobora kuguha ubwenge nkaguha n'akazi. Nge mfite akazi, ufite simfite ubwenge ariko mfite akazi. Akazi nakavanye nagiye muri Amerika, mbona company ndayibwira ibi nibi ndayemeza, yemera kuza mu Rwanda. Ningi rero ufite iyo soko yo gushaka abakozi, kandi ibyo bintu bashaka ntabwo bizi, ariko hari ikintu cyakorwa kugira ngo bimenye. So hari ibintu bibiri, kubera ko nta mafaranga ufite, uraza kunyemerera nkucuruze, undi muntu aze kukwishyurira ayo mafaranga kugira ngo ubone akazi. Iyi company iri muri Amerika iyo irashaka abakozi mu Rwanda, irashaka no kugera mu Rwanda, gukorera mu Rwanda, kubera ko u Rwanda ndabizi neza ko abanyarwanda babyumva batabyumva, dufite abantu benshi bifuza gukorera mu Rwanda, bakunze aho u Rwanda rugeze, bashyigikiye aho u Rwanda rugeze, bashaka kubigiramo uruhare. Abo rero nibo nkorana nabo. Abo bantu biteguye rero kwishyura icyo ari cyo cyose. Kuri no sinaga ikibazo ari amafaranga. Impamvu wenda tujye kuri geography gato. U Rwanda ni igihugu gito, ni igihugu gidakora ku nyanja. Nuvuga ngo abaturage niwo mutungo w'igihugu. Nitureba rero amaso yanjye ni nyahanga mu Gatenga cyangwa nkayahanga muri Kigali, ndaba ngiye kujya kuri wa muco wacu w'u Rwanda w'ubucuruzi. Umuco wacu w'u Rwanda w'ubucuruzi urabuze. Iyo umuntu ashinze butike y'ibirayi akabona biragenda, abaturanyi ntago batekereza ko umuntu uje kugura ibirayi akenera amavuta yo kubikaranga, ahubwo ahita akodesha umuryango ukurikiye nawe agahita ashyiramo ibirayi. Ntatekereze yuko mugiye kugabana abakiriya wari ufite, ko n'abakiriya ntibiyongera. Butike ziyongereye, abakiriya ntago biyongereye. Nanjye rero ninjye kurebera kuri iri soko, ndaba ngiye gukompeta abanyagihugu bagenzi banjye baraha. Niyo mpamvu buri mafaranga yose no company yinjiza ava mu mahanga. Nta muntu wagufashije gutangira ibi bikorwa watangiye ukorana? Ni wowe witangiriye ku giti cyawe? Nta muntu n'umwe. Iyo uvuze gufasha uvuga ngo ni investment, nta investment ndabona. Solvit ndacyafite 100% share, imigabane iracyari 100%, ndacyayifite yose. Bivuze iki? Biravuze ngo nta kundi koko kundi muntu urimo. Ukoko kose kurimo ni ukoko k'umuntu wishyuye amafaranga bitewe na service twamuhaye. Ahubwo itandukaniro ryavuga ngo ni bande bakwishyuye amafaranga menshi. Okay. Mbere yuko tugeraho, ubu Solvit twavuga ko ifite agaciro kangana gute? $10,000,000. Ubwo rero umaze gutangira Solvit, nkuko mbibonye nibwo wari ukirangiza amashuri, wari ukiri umusore, wakuye ubwo bwenge n'ubuhanga bwo kumenya gutangiza ibigo nk'ibi ngibi no kumenya kubikoresha bikabyara umusaruro nk'uyu nguyu. Ntabwo ari ubwenge bwo mu ishuri gusa, ni ruhurirane rw'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, character iba yarabaye shaped. Character ni nka ubumuntu bitewe n'inzira waciyemo y'ubuzima, ugeraho ukaba ugatyara, ukamenya yuko buriye mu buzima bwanjye hari ikintu. Amasomo menshi nagiye niga, cyane cyane nigira ku mukuru w'igihugu, izina ryawe rirakomeye kurenza ibindi bintu byose. Kuririnda rero nukurinda umuryango wawe, nukurinda business zawe. Nabi bivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Rero umuntu agomba kurinda izina rye kurenza ibindi bintu byose. Ntangira ariko nagize umugisha, nagiye ku bantu bafite icyumba cy'ishuri, mbabwira ibyo nenda gukora, mbabwira ko nta bushobozi mfite, bampa icyumba cy'ishuri ku buntu. Icyo cyumba cy'ishuri nagikoreyemo iki? Natangiye nigisha abanyeshuri muri secondaire mu byitwa stage. Byansabaga laptop yanjye niganaga ku ishuri n'agakarito k'ingwa, kandi umunyeshuri yanyishyuraga 25,000 by'amanyarwanda. Ndabyibuka uwo munsi ntangira haje abanyeshuri 6 gusa. Abanyeshuri 6 amafaranga yose bampaye, nahise njya mu mujyi, fata 200,000 ngura computers zigera kuri 50 zipfuye, computer bajugunye ziri muri puberi. Ibyo bintu byose barabimpa mbishyira muri taxi voiture ndabijyana muri iryo shuri.
umwana wo muri segonderi ikintu akeneye kwiga kuri computer ni iki? Ibyatewe n'ahantu nakoreye stage. Nakoze stage niga muri segonderi, ahantu hambere nagiye gukora stage bantumye icyayi saa 4 mvuyeyo bambwira guhanagura amamashini, nta kintu na kimwe bampaga cy'ubumenyi. Ndababwira rero niba ntacyo mugiye kumarira ntacyo ndi bugume hano, nza ku kindi kigo kimwe ubu ngubu cyafunze, bantu maturunevisi banyereka ko imashini ifungurwa, banyereka ibice bigize computer, abo bantu nibo bampaye ubumenyi burenze ubwo neze muri segonderi. Icyo nicyo kintu bakimara gufunga ryavuga iki kintu cyari gifite akamaro, cyangiriye akamaro, nicyo ngomba guheraho. Ibyo bice byose naragiye mbirambika mu ishuri, abanyeshuri barishimye. Mu mashuri bigaho bafite amakompiyuta make, bayicaraho bari nk'abana batatu, kugira ngo ajye kwandika biramugora. None abonye keyboard ari bunatahane, ari bunatunge. Abonye hard disk yapfuye, ariko hard disk yapfuye itandukanye na hard disk nzima, ntibitandukana. Keyboard yapfuye itandukanye na keyboard nzima, ni bimwe. Icyo bitandukanye nuko kidakora. Ariko umwana icyo akeneye ntago ari kugikoresha muri aka kanya, akeneye kukimenya, amenya aho cyavuye, amenya umukorere yacyo, nagera kugikora azabasobanukiye buri kanaka ariko kose gakora kuri iyo keyboard. Indwo rwinjiriro ninjiriyemo ku munsi wa kabiri, umunsi umwe byari natangiye ari kwa kabiri, ku wa gatatu abana baraje mbaraho mbicaza. Kubera iki? Bana bagiye bafata telefone bahamagara bagenzi babo bati muve mu byo murimo, twabonye hano gukorera stage hanyaho. Icyo gihe na vacances yose yarangiye nkoresheje abana 300. Mu mwaka wanjye wa mbere ndi gutangira ninjije miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda avuye muri ibyo bintu. Nize muri kaminuza, navuga ko nize muri kaminuza neza, bampaye ubumenyi buhagije ku bijyanye na computer. Ariko ibyo ushaka nyuma y'ishuri n'uburyo ufata n'uburyo ya character yawe, ya myitwarire yawe n'uburyo, naragiye ndiga, nararaga amajoro niga ibyo ndibuze kwigisha uwo munsi. Solvit nayikoreye imyaka 3 ari nge mukozi njyenyine. Abakozi 21 ndi kukubwira baje vuba. Muri imyaka 6 tumaze 3 nayimaze ndi umukozi njyenyine, nta cyuho cyagaragaye. Navuze ko mu 2019 nari mfite miliyoni 17 muri 2018. Nabaga kwa mushiki wanjye, sinasabaga ipantaro, sinasabaga iki, ariko nta nubwo nakoreshaga amafaranga menshi. Nategaga moto aho biri ngombwa, handi nagendaga na bisi cyangwa ngenda n'amaguru. Nari nicyo nshaka kugeraho. Aya mafaranga ndayabika niyo nagendaga nkoresha. Ariko 2019 ntangira no gushaka ubumenyi bw'ibijyanye, navuze gwe ibi bintu birimo inyungu biranashoboka, ariko sinzi business cyari cyo, sinzi ku managing imari cyari cyo, sinzi gukorana n'abantu cyari cyo, reka ngiye kubyiga. Nibwo nagiye muri 250 Startups mara amezi 6. Sohoka ndi umwe mu bemerewe kujya mu Buyapani. Tugeze mu Buyapani twazengurutse imijyi itandukanye kuva mu majyepfo kugeza muri Tokyo, Fukuoka, Kyoto, Kobe na Tokyo. Niho twagiye. Aho twajyaga hose babaga baradushyiriyeho aho tuzajya kuganiriza abantu bya business yacu. Ngaho rero aba bana bavuye mu Rwanda, icyo gihe ugomba gukura, ugomba kuba ufite kitwa pull up cyangwa ikiranga business yawe, ukagishyira hariya, ugahagarara imbere y'abantu b'abanyamahanga batavuga ururimi rwawe, ufite umusemuzi, ukavuga ibyo ukora n'ibyo wenda gukora, kugeza ubwo ugomba kureba company umuntu mu maso akamubwira uti uramutse uje mu Rwanda twakorana kandi twakora ibintu n'ibi. Company kakwizera igafata indege ikaza mu Rwanda, mukicara mugakorana. Ibyo byagiye bitangira kunyagura, nkajya mpuramo n'imbogamizi nyinshi zitandukanye. Uko mboye n'imbogamizi nkasubira mu ishuri, niko nagiye muri BPN. Muri BPN ndiga menya ibyo ari byo. Noneho rero njya gutangira gutekereza kujya gukorera muri America. Nabanje gukora masters, nagiye gukora masters mu Taliyani muri entrepreneurship and innovation. So ibi bintu rero ndabisobanukiwe, u Rwanda ndarusobanukiwe, market yacu ndayisobanukiwe. Niyo mpamvu ngerageza gukoresha uko nshoboye ko amafaranga yose nzana ava mu mahanga, kubera ko ninjya kurwanira na bagenzi banjye yari hano, turaza nyine guhera kuri rwa rwego rwo hasi. Hanyuma rero tumaze kuvuga aho wavuye, watubwiye n'ibihembo wagiye ugeraho. Ubu noneho tuvuge rero, ubu Joseph Semafara aragana he? Icyerekezo ufite n'iki, intego ufite ubu ngubu nizihe? Ni byinshi twenda gukora, nkora plan y'imyaka 10, ariko muri iyo myaka 10 ibintu byinshi bigenda bihinduka. Ariko nibura ubu navuga ko dufite umuyoboro waho ibyo Soviet igomba gukora kuva 2025 kugeza ku 2030. Turabifite biri clean, biri clear, abakozi bose barabyumva. Niyo mpamvu ushobora no kujya muri Amerika nkamara igihe kandi Soviet ikakomeza gakora. Dufite general manager, dufite system rebuild, turacyari gukura, ariko dufite n'ibiri byo twabashije kubaka. Hagataho Solvit, kuki we yise Solvit bivuze iki? Ubundi ntabwo yitwa Solvit Africa, ariko ntabwo izina riza ubundi nashakaga gusolvinga ibibazo. Ariko nashakaga gusolvinga ibibazo biri muri IT. So byari Solve IT,
kubera ko ibibazo nashaka gusolvinga ni bya bibazo by'abanyeshuri batabona access ku ikoranabuhanga kandi rihari. Ibibazo nashaka gusolvinga ni abanyeshuri badafite akazi kandi gahari. So byari solve IT. Naje kubifatanya nyuma rero mpinduramo akazina maze kubona ko igisate turimo dufitingamo n'icyo gushaka akazi aricyo twavuze tuvuga cya HR. Ngo nabifatanyije mbyita rero solve it, ariko ntumbona ko bidagihagije kugira ngo dukorere mu Rwanda gusa. Aravuga reka tukurebe ko twasavinga isoko ryose rya Afrika, tubyita solve IT, solve it Africa. Ariko solve it yo muri Amerika yitwa solve it tech. Hanyuma ingi Soma Foundation Rwanda yo, Soma Foundation Rwanda niko kuboko kwacu kwa impact. Business zisanzwe zino business dukora bazita social enterprises, ariko ntuwajya mu bijyanye ibigo bitegamiye kuri leta, ama ONG, ibigo bitegamiye kuri leta nibyo byitwa social impact. So rero nkuko nabivuze ntabwo nakwitandukanya n'umutima uri soft nakuriyemo muri Oferna. Gukorera muri Oferna biravuze ngo ntawe ibintu byose ku buntu. Ababyeyi bambyaye ntibari bagihari kugira ngo bashe gukora inshingano zabo, ariko hari abandi bagira neza ba stepping up bakora ibyo ababyeyi bahatahabaye kugira ngo bakore. Oferna nakuriyemo ni Oferna yaciyemo abantu barenga 1000. Oferna iri Rwamagana bahita umugabo yara amaze kuritayaringa afite imyaka nka 85 ubu ngubu, n'umudage rikaba atuye mu Bretania, yitwa Herman, yitwa Father Herman Schultz, n'umupadiri. Mu bantu 1000 bose baciye muri Oferna agiye mu zabukuru. Ingi muntu yatoranyije kugira ngo mfate icyo kigo. Nubwo nyine hazamo komite gutora kugira gute, ariko the fact bagutoye abantu bose bakagutora, ariko ngewe byamfashe gufata indege njya mu Bretania ndamureba mu maso namubwira nti ndagushimira ko namwanditseho n'igitabo ndanakimuha. Nanditse igitabo cyitwa From Zero to Hero, kuva kuri zero kugera ku butwari. Namubwira rero nzaba intwari sinzagutenguha, ko mvanye kuri zero ngomba kuba intwari. Ndacyandika ndakimuha, kirana trendinga mu Budage bagihindura mu ndimi nk'eshatu, ariko si ntacyo cyamariye ko si igitabo cyanjye. Cyari igitabo namwandikiye ndakimushimira ndakimuha. Rero nafashe indege njya mu Bretania ndamubwira kubera iki ushaka ko nyobora ikigo cyawe watangiye mu myaka 50 ishize. Nsobanurira impamvu, ambwira ibyo abona, ambwira uko mbona, ambwira uko naje, ambwira ko yambonaga nk'umurezi, umuntu mukuru, njyewe ndi umwana, abona nuko yarazi ibyo nshobora kuzabamo, kubera ko nkiri umwana ntabwo twebinaga ibintu byinshi. Ntabwo nkunda kwemeranya n'abantu benshi ibintu. Aravuga ati rero ikintu cyo nahereyeho, buri umuntu utemeranya n'abantu hanini hari igihe ayoba, umuntu wese arayoba, ariko niba ufite n'imbaraga zo gutsimbarara kuri ubwo buyobe bwawe. So ngo noneho iyo uri mu murongo muzima utsimbarara kuri uwo murongo uko byagenda kose. Rero nabaye president w'iyo association yitwa Monde Jeune, ikigo kinini gifite na secondaire, ariko ko mfite inshingano nyinshi, mfite company zanjye zigera nko kuri 3, mfite ONG Soma Foundation Rwanda mu Rwanda no muri Amerika. Rero nabasabye ko nabakorera mandimwe nkakoma kuri board nkajya mbaha inama nkagira gute, ariko bagashaka undi kugeza n'ubu ntibarabyemera ko ntari president. Banze gutora undi, ariko that's how it is. Okay. Hanyuma mu byo tubwira murakora muri ibi binuzo byawe, mbere yuko dukomeza ku byo ugiye gukora ubu, hari ibyo bavuze bya artificial intelligence wigisha abantu, ni ukuvuga ubwenge bw'ubukorano. Ibyo ubyigisha gute mu Rwanda mu gihe bitari byahagera? Ntabwo nigisha AI, ahubwo nagize amahirwe yo kuba umwe mu bantu bamenye AI igitangira kuza mu Rwanda. Ntabwo rwose ngiye kuvuga ngo nize AI naba mbeshye, ngiye kuvuga ngo mfite amashuri atandukanye niza kubijyanye na AI naba mbeshye, ahubwo ni ibintu byangwiririye biba ngombwa ko ibyo bintu ndibuze kubikora. Ntarizo kubwira umukiriya ko ntabyo nzi. Ntabwo yansabaga ngo ngimbikore, ahubwo yansabaga ko nari mukoresha, yari venture. So dore ko byagenze. Nazanye hari company ebyiri zo muri Canada za Promise Solvit, dukora ikitwa venture. Venture ni uguhuza imari muri batatu mugashinga indi company. Dushinga company yitwa Shaka AI. Iyi company yitwa Shaka AI niyo yakoranaga n'abakiriya twa dufite abakiriya benshi New York n'ahandi hagiye hatandukanye. Aribo navugaga babi bafite bakorana na IBM n'izindi companies zikomeye nka Google na Meta cyangwa Facebook, abantu bayizi nka Facebook. Agaparti gato twakoragaho kari ako gukora kuri data cyane. Isone ngo abantu twakoranaga icyo gihe abakozi nashatse bari abakozi basanzwe bafite ubunararibonye mu bijyanye na software, byo bita kwandika amakode, software development, ndetse n'abafite PhD na masters muri mathematics cyangwa muri data science. Rero byari biteye ubwoba ko mu myaka yanjye ndi bubashe gukorana n'abantu bakuru, nkakorana nabo mpagaze mu rwego rw'umukoresha wabo, nkabasha kubakoresha interview, nkabasha guhitamo bo ndi buhayaringe.
nabyita ko ari nko gukura prematurely, no gukura hataragera, ariko ibyo bintu byose ucamo n'ubundi nta gukura hataragera kurenza kuba muri orphan na gukura hataragera kurenza kwimama no kwipapa. Twakomeza rero ngaho tukomeza tubwira icyerekezo noneho urabona Solvit, Soma, ibyo bigo bindi bitatu kuva ahangaha ubu noneho uri muragana. Solvit turashaka gukomeza gufasha urubyiruko kubona akazi no kubona ubumenyi, ariko hari ibindi byagutse twenda gukora. Hari ikigo gikomeye turi gutekereza kubaka hano mu Rwanda, nari nabyo mazemo iminsi muri Amerika, mfite abantu bafite ibyo bigo nyine, maze iminsi ndi gukorana amanama nabo, bashaka ko badufasha kugira ngo tubashe gushyira ikintu kimeze nk'icyo ngicyo hano. Sindi buze kuvuga icyo ari cyo cyane kuko ntago nkunda kuvuga ibitarashya ariko hari ikintu kinini nyine, hari vision nini numva nimara gukora icyo kintu nzama mvuga ngo nibura iyi myaka Imana ndishyize kuri ino si hari ikintu nashyizeho kizakomeza gufasha igihugu cyangwa gufasha abanyarwanda. Ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo imwitinyiri bayakubitiweho, iki gihugu nagikubitiwemo. So rero amateka mfitanye nacyo ari bwina mu mutima, ari mu mara no mu maraso, ntacyo nicyo nari umunyarwanda. Sindi umupoliticiye, si nkora politiki, nta nubwo ndi interested, ariko aho ndi kwerekera buri munsi abantu iyo mvuze ko ndi umunyarwanda baba attentive, bashaka kumva uyu munyarwanda ushaka gukora bino bintu mu Rwanda ni iki kimudriving. So rero dufite amahirwe y'uko u Rwanda ari igihugu cyumbwa ku isi. Umuntu yumva u Rwanda benshi cyane cyane muri West, muri bize mu mateka za jenoside mu Rwanda, bumva ko umuntu wese wo mu Rwanda ari umuntu ufite ipanga, ari abantu bicana nyine. Ariko abo nabize kera, bize muri education ya kera. Ubu rero bari kwiga ubu bazi neza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye muri Afrika muri aspects zitandukanye. Izo rero ni factors nanjye nuririraho mperaho, nkabwira abantu, nkabwira amaso, nkabwira ni iki gihugu cy'u Rwanda ukwiye kukijyamo. Ngwino nusanga ibyo nakubwiye ntarakubeshye, n'undi uzaba waratembereye ni nkuko ufata itike ukajya n'ahandi. Ariko iyo yageze ahangaha akabona biri mu Rwanda ndavuga ati kadukorane. Rero twenda kugana hari ikintu gikomeye turi gutegura. Nekereza ko ubungubu noneho ndi kuvugana n'abantu ku buryo nshobora kwakira investment. Dushaka aba investor noneho bashobora gushora imari muri Solvit bagafatamo shares, hanyuma tukubaka ibyo dushaka kubaka. Ariko ibyo dushaka kubaka byo gufasha urubyiruko, ko aho ndi umutima wanjye uri ku rubyiruko cyane kurenza ahandi. Hanyuma turimo turasoza, wavuze ko u Rwanda rukuri ku mutima cyane kuko wari kubitewemo. Wakuye he imbaraga zo kubabarira abo bantu bakwiciye banakwishe, kuko watubwiyeho yuko ngo wapfuye amasaha 2? Wakuye he umutima wo kubabarira mukaba mubana? Ese haba harimo nabo mujye muhura ukabaha akazi, bimeze bite turangiza? Uyu mugabo wanyishe niko niba navuga ko niko bimubwira buri munsi, ni inshuti yanjye. Sinshobora kujya aho kwivuko kubera ko urumva kubera igikomere n'ibiki nagerageje kubaka kwivuka aho ngaho, kuhashyira inzu, niho nkorera ibintu bijyanye n'ubworozi bwose. Ibyo ntavuze nda muri Soma nuko mfite abana bagera kuri 20 nishurira ishuri, kubera ko ngenda ndeba abana ba ku muhanda cyangwa badafite ubushobozi kandi bafite ubwenge nkabashyira mu ishuri. Dufite abari ku graduatinga muri kaminuza, n'abana ngewe nishurira ku mafaranga ngewe mpasoringira, ngewe personnel apana kuvuga ngo numutera nkunga wayampaye ngo njya Rero ibyo nabyo biri muri Soma. Ariko Soma Foundation dufite ibindi bikorwa birimo bijyanye na Soma Box. Dufite company yo muri Abu Dhabi UAE dukorana nayo ukora bijyanye no gufasha people with disabilities kugira access kuri education. So hari ibikorwa bitandukanye kandi byiza turi gukora kandi bifasha abaturage. Ariko ngarutse ku kintu cya forgiveness, ku cyo gutanga imbabazi, nari mvuze ngo uyu mugabo wanyishe iyo ngiye kwivuko muhereza 5,000 buri gihe, nukugira ngo mwereke ko sukumucira karo rutega. Ndabizi neza ko haba imbaraga za sensibilisation by'aba bakoze jenoside sindi kubarengera, bakoze amakosa. Ariko se ko byarangiye so tubice se nta kindi cyo kubakora. Kubababarira rero, kubabarira ntago aribo nagiriye, ninjye wigiriye. Uwo mutima ndi kugufungiramo, icyo cyumba nagufungiyeho umutima wanjye nta kindi kintu kizakora. Sinzabasha kugifungurira umuntu ngo ngiye gushaka umugore, sinzabasha kugifungurira umuntu ngo mwizere ngera nkora nawe business. Ntabwo nababariye abantu bose bangiriye nabi kubera aribo nabikoreye, nabababariye kubera ko ngewe ni nari ndi kwivana muri uwo munyururu nishyizemo wo kwifunga. Kandi nkurikije uko mbanye nabo, ntago bafite ubushobozi bwo kungirira nabi, kuko barabizi ko ntabanga, niba bashaka biba banyanga. Ariko niba bananyanga ntabwo mbizi, ariko ntabwo nanjye nshobora kubaho icyuho cyo kongera kungirira nabi, kuko abanyarwanda natwe tucanye ku maso twamenye ubwenge.
ubu ntabwo nabaho ubwoba bwo kungirira nabi, ariko kubababarira ntabwo ari bo nagiriraga. Niyo mpuye nabo ndabibabwira, ariko nkunda kubiburaga, nkunda kubiseka, kubera ko impamvu mbiseka bituma navanza, bituma nkomeza, bituma umutima wanjye utabitekerezaho cyane. Naba mbese mvuze ko ibikomere bidahari, kuko Fed mubwiye ukuri no gutaza ikintu cyatumye kimwe mu bintu byanzanye igihe kitageze, si uko nagombaga guhura nawe gusa, ahubwo nuko numva ko uyu mwaka 2025 ntabwo I can't believe ko ngiye kubivugira kuri mikoro, ariko uyu mwaka 2025 nyuma y'imyaka 31 nibwo numva mfite imbaraga zo kujya kureba abantu mama ababyeyi banjye bashyinguye. Ndabizi ko bahari, ndabizi ko bashyinguye ababyeyi banjye, bavandimwe banjye, ariko sinari ntaragira imbaraga zo kujyayo. Ubu rero ntekereza ko kora ko indi mpamvu ihari, mfite igitabo nanditsemo amateka yanjye cyenda gusohoka, nabyo nabyanditsemo. Rero nabyo numva byaba ari amakosa kugerageza kwinspiringa abantu no bihanganisha, kubereka kandi ufite ikintu we cyakunaniye. Icyo cyo kintu cyonyine numva nari ntarakora, ariko ntekereza ko ibihe byo kubika birangora nkuko bigora abandi bantu bose, ariko ni ibihe ngiramo ibyishimo, ariko biba ari ibyishimo byo gupretendinga ko byo kugerageza kwiyubaka mu gihe cyo kugeza kwibuka, ariko ntibuka ibigiye kunshegesha, ahubwo nibuka ibigiye kunyubaka. Kandi mu by'ukuri amateka yanjye nicyo kintu kimotiva gukora cyane. Reka turangize rero tukubaza, watangiye ibi bikorwa uri muto, inama wagira urubyiruko ubu ngubu nkawe rugeze muri irya myaka watangiriyeho ni iyihe kugira ngo bashobore gutera ikirenge mu cyawe? Buri gihe iyo mbajijwe rero kugira inama urubyiruko, hari igihe urubyiruko rutekereza yuko hari nabo duhura benshi bakabimbaza, hari abagusaba ibintu bitandukanye, hari abagusaba kubagira inama, hari abagusaba kubabwiza ukuri kwa nyako ibi bintu kuko ibiri doable, cyangwa nawe uri muri ba bantu baza kuza kutwishushanyaho kandi ufite izindi mbaraga inyuma zigusunika kugira ngo ubashe kugera kubigeraho. Rero ntabwo ni inspiring abantu, ntabwo kwinspiring abantu ariko kazi kanjye no kubintitaininga, kuko ndajwe ishinga no gutera imbere. Icyo cyo kindaje ishinga pe, ikintu kindaje ishinga no kumenya ngo nimva kuri no si ese hari birenge nzasiga inyuma yanjye bivuga ngo ngiye bikorwa kanaka yakoze, ngaba abantu kanaka yubatse, ngaba abantu kanaka yafashije. Ndi ku kibuga nabonye message y'umuntu ntaramenya ambwira ngo ndagushimira watumye niga, amazina arimo ntabwo nyazi, ariko nyuma wenda kundi hano ndaza kumamagara amenya, ariko bose ntakubeshye Imana yamfashije gufasha abantu benshi, ndanabishimira. Urubyiruko rero ubuzima burashoboka, ari urubyiruko rukeneye kubanza kwiga no kumenya igihugu gakondo yacu ni iyi. U Rwanda ni ikihe gihugu, umuco wacu ni uwuhe, ni iki wakora? Ni wowe ku Rwanda rufite inguni nyinshi, uri positioninga mu yihe nguni? Hari ibintu nigeze kuvuga ko dutoza urubyiruko, ariko viziyo yanjye ni ukugufata nkaguha akantu kamwe nibura ubamo mwiza, be the best at one thing, tukumenye kuzi kano kantu ari wowe muntu dushaka, nujya kugakora ugakore perfectly. Urubyiruko rero umuntu akeneye kumenya ngo ni iki kintu kindimo nakora, talent yanjye ni iyi, kuko talent yari abatazi no gusonekera ngo talent. Impano y'umuntu ni ikintu ushobora gukora bakiguhembera batakiguhembera ukabutarika kugikora, kiragushimisha ntikikuboringa kugikora, uragikora kirakorohera, iyo ni talent. Hari umuntu ushobora kuzanga akabona aya marange kunasize akabona biramubangamiye mu maso, akabona aho intebe ziri, ari muri icyo gisate cya decoration cya fashion, gutaka no kureba ikiri ku murongo. Kandi hari abantu bikijije, iyo umaze kumenya igisate ugomba kujyamo, ugomba kumenya ngo ndabikora gute professionally, ubwo yakinyamuka. Hari ukuntu ari ndi kubwira umugore wanjye ndambwira nageze i Kigali yego, ariko yuko ko mfite appointment saa 7, kubera ko igihe ni ikintu gitangaje cyane, nta nubwo uzi ikintu bikora. Ubu kubera ko naje kukureba twari twahanye igihe, ntago nishe igihe, naje on time, hari ikintu byakubibyemo waba ubizi cyangwa utabizi, kuko nubwo bwa mbere twari duhuye. Ikintu cyitwa first impression rero kirakonta, guhura bwa mbere. Ntabwo twahuye ngusuhuzana gusuje nkubashye, hari icyo byakubibyemo, nibura hari amarangamutima yawe, hari icyo afungura muri wowe. Urubyiruko rugomba kwita kurinda izina ryabo, kurinda ubuzima bwabo ku tuntu duto turimo igihe, turimo uko biyereka abantu. Nkubwije ukuri, hari ahantu ngera nkabwira Imana ngo okay, hano urahangejeje, ariko mfite amatsiko y'uburyo uhankure. Ndabyibuka bantumira kwicara kuri pano bwa mbere yo kujya kujajinga abanyeshuri bo barangije kaminuza, muri kaminuza ikomeye muri Amerika dukorana. Nize mu Rwanda muri primaire twita muri primaire do, Icyongereza nakize ku ngufu kubera ko nari mfite inzara yo gukora no kujya mu mahanga. Imyigishirize yo kuri Amerika iri ku rwego rutangaje, abanyeshuri bavuyemo
baba bavuga ibintu utabasha kumva, noneho ngiye kuba ndi umuntu rero ugomba kuba uri hejuru yabo ubabwira ko ibyo bakoze bagombaga kuba barabikoze muri ubu buryo. Icyo gihe niba udakijijwe uhita ukizwa, niba utazi kuvuga mu ndimi urazivuga, kubera ko ukeneye imbaraga ziva mu ijuru ziza kukuvana kuri iyo ntebe. Hari ibintu bibiri, uraza kwemera kugaragara nk'umuntu nyine uciriritse, cyangwa uraza kuhanyura nk'umuntu kuko ugomba kubaho ngaho. Hari umuntu wavuze ngo kugera ku ntebe ntabwo ari ikibazo, ahubwo uburyo uri buyitindeho nicyo kibazo. Urubyiruko rero nicyo kintu cyo gushyira mu mutwe. Kugera ku kazi ntabwo ari ikibazo, ahubwo kugatindamo nicyo kibazo. Uko opportunity umuntu yaguha ko sinkuzi, ndaza guha opportunity ushobora no kunyibwira cyangwa nabyutse neza nkakwishimira ngahita nguha akazi, kukagumaho it's your responsibility. So niyo nama nagira urubyiruko. Ntangira Soviet, abantu benshi bari banzi twiganye mu ishuri bagiye batanga ama recommendations zanjye mu bigo bitandukanye kandi bikomeye hano. Ndabyibuka nari ndi mu rugo mfite amafaranga 300, ibiceri 300. Nakoreraga Kicukiro, byansabaga 400 kugerayo. 200 yo kuva twari dutuye ahantu bita ku Ruyenzi, kuva ku Ruyenzi ngera Nyabugogo, na 200 ava ku Nyabugogo agera hariya. Mfite 300, simfite n'amafaranga ari bungeze ku kazi. So ndaryamye sinagiye ku kazi. Bana telefone impamagara imbwira ngo byari kwa gatanu, kwa mbere uzaze twereka ofisi yawe n'ibiki wasimbutse izindi etape zose zijyanye n'ibizamini ko ntago tuzuye umuntu wakora kuri commendinze n'ibiki. Cyari kigo gikomeye pe, gikomeye rwose, gikomeye mu bigo bikomeye hano. Cy'indoto za buri muntu kugira ngo akoremo. Hari ibintu bibiri, ndavuga either ndagiye gufata aka kazi cyangwa ndakomeza chasing indoto za Soviet nkunda, ndebe icyo Imana izankoresha. Byari na mbere ko za miliyoni 10 ziza. Ndamubwira yari umumama, ambwira mama sinkuzi, ntabwo nzi, unyemerere nkubwire ibi bintu numva ntazi neza niba ngiye kubivuga koko, ako kazi ndumva mwagaho ndi muntu ndagakeneye cyane, n'ubu nabuzita ikinyana ku kazi, ariko hari ibintu ntetse nshaka ko bishya nkareba. Unyihanganire ahangaha nibyanga wenda nazaza nkatakamba nkareba ko mwakama, ariko ubu ngubu ntabwo nzi niba bizanga cyangwa bitazakunda. Ambwira ati young man, sinkuzi koko nkuko bivuze, ariko ibyo ukora byose bizaguhira, kuko aka kazi abantu benshi n'abamama n'abapapa n'ababyeyi bakifuza. Wowe ukanze rero Imana izaguhira. Nanjye rero ibintu byanze gukoranye imbere Imana nkabwira nti ko akazi ndakanze. Ahangaha rero ikindi cyakabiri nabwira urubyiruko, si ngombwa ngo ujye kutwereka kuririmba muri korali, si ngombwa ngo utwereke ko ujya gusara buri wa gatanu niba idini rya ryose. Umuntu muzima wanyawe wemera ko hari izindi mbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, agerageza ku ntube umuntu wa nyuma y'abandi, girana ubusabane n'Imana niba bigushobokeye. Iyo niyo password y'ibintu byose umuntu akora, ngiyo jambo ry'ibanga. Ntabwo ari kujya gusenga ku cyumweru mvuze. Ikindi cyakabiri no gushaka ubwenge. Byaba ikintu gitangaje nuko abantu benshi batanizera Imana bubakira ibintu byabo kuri Bibiliya nk'igitabo, bagifata nk'igitabo, ntibemera Christianisme, ariko bubakira ibintu byabo kuri Bibiliya kubera ko harimo ni kataloge y'ubuzima ushobora gushingiraho kubaka ikintu cyose ushaka. Ngiye rero gusenga byaramfashije, atari uko ndi umupasiteri cyangwa njya mu mwuka nkagira gute, senga bijyanye n'imbaraga zanjye kandi mbana n'Imana yanjye byimbitse mu byo nkeneye gukoresha. Ikibazo cyose rero kije ndabizi neza ko yankize kuri no sika mazino ndoto, akazi kanjye no kuziha ubuzima. Izi ndoto rero ninziha ubuzima, uwazimpaye azakomeza kuzishyigikira. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane ku kiganiro haye Imvo n'Imvano. Murakoze cyane, Imana ibahumugishe. Aha rero niho turangirije kino kiganiro. Mbashimire mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Shimire na bagenzi banjye Jean Leonard Karuranga hamwe na producer Kamarade bamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Felenga Kwaya na Huta. Imvo n'Imvano.